ese waba uzi ko isi iri gutera imbere ku buryo buhambaye kubera ikoranabuhanga? Yego koko iyi si iri kwihuta mu iterambere. Kampani y'Abanyarwanda ikorera mu Rwanda ikuzanira igisubizo mu ikoranabuhanga ariyo Pro 5 Star. Banyenganda, ibigo by'amashuri, ibigo bya leta n'ibyigenga, ibigo by'ubucuruzi namwe bacuruzi, bafitiye porogaramu zimanaginga ibikorwa byanyu. Hehe n'igihombo, tubafitiye serivisi zikurikira: web design, Android application, iOS application, offline application, graphic design, video editing. Si ibyo gusa kandi tubafitiye CCTV camera installation and control, networking, web hosting, access control. Dusure ku rubuga rwacu ariko wa@pro5stars.com umenye byinshi bitwerekeye. Pro5 Stars, wake up, digital home. Ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ese urifuza ko ubukwe bwawe bugenda neza, abo watumiye bakishima bakahava baguhesheje umugisha uva ku Mana? Wizuyaza Radio Youth Worship God tugufite itorero nyarwanda. Duhamagaye tugufashe gushimisha inshuti, abavandimwe ndetse n'umuryango wawe. Yo kwihangana, inkota yo kwihangana, saba Imana iguha inkota yo kwihangana, inkota yo kwihangana, inkota yo kwihangana. niya muheza Imana ikindi gihe ntazongera kumenyera. Halo, umva Faustin, ibintu nkoreye nzabikwishyura inshuro 100 kandi aho njye nawe tuzahurira. Ndashaka kuvuga ko nta byatsi bizahamera. Nari ndambiwe ubusambanyi bwawe, nari ndambiwe ubusinzi bwawe. Urumva uzi ko iwanjye wari warahinduye lodge, ko wari warahinduye amabanda taramye. Umva, utekereza se ko ari iki kindi kirimo kikongoza? Uretse ako kazu kawe imvura ishobora kugwa rimwe igahita inagatembana ntongere no kukabona. Umva Jera, umva nkubwire neza, untege amatwi wumve neza. Ninde uzihanganira uruzana abakobwa buri munsi? Ahumva nkubwire inama wa muswa, nuko wajya kwipimisha ukareba ko utarwaye sida wa muswa we. Nakubwiye ngo nta ikindi kiri kukongoza aho ngaho, ariko urabeshya ni hahandi ha. Nta muntu uzakwihanganira. Umva nge nkubwire, nta muntu n'umwe ushobora kukwihanganira. Nari narakwihanganiye
sibyo reka ntiyakiriye abakiriya Bisa menaikin. akira urahaha imboga gusa hari amakara n'umuceri kandi wihangane ndabizi guteka biragoye ariko umukozi wanjye azaza ejo bundi Kwiza ntugire ikibazo ndabikora gusa ntabwo wigeze uhinduka kabisa kubera iki Jera cyakunda gusenga nka kera erega Jera gusenga ni ingenzi cyane nk'uko umuntu adashobora kuba hatarya ni nk'umukristo adashobora kuba adasenga ko amasengesho nibyo biryo bye nukuri pe reka ngende urugenge ntusigire mu masengesho iminsi 24 gusa waba ukiriho mana cyangwa uzaba warapfuye twaranakwibagiwe Halo Sheri meze gute Sheri uzi ko nimutse wari ubizi ko ntabanye neza na Faustin ariko ubu nahavuye reka byiza wakoze gutandukana n'uriya mukono none turi mu kirego cyo murebe uretse ndongera ngo uhamagare mu kanya nkurangire Niriwe Arinje kora kwizera arari. kwizera ntaho ari Ntabwo yakubwiye aho yagiye se. ariko we ntabwo mujyana bwo kwizera ntaho ari ntabwo wumva Erega mumfashe ndamushaka byihutirwa. Shaga ndi mushike. nakubwiye ko ahari iwanjye mu Kiyovu Ngo shakira ndashaka ko yarimutse tagiye ariko umusaza wanjye ntashaka kwimuka atambwiye. sinakubwiye abantu b'iki gihe barasaze mwihora aragenda bigenda Niwongera kumbona ngarutse wawe uzamenye ko nta bwenge ngira. byagize se kandi Ejo ninjoro naje wawe hagati ya 2:00 na 1:00 z'ijoro nkasanga umusore ari kumwe n'indaya ntazi. Esera iwawe hahindutse muri lodge kuva ryari? Inzu yawe yagura indaya kuva ryari kwiza? ariko njye ntabwo ndi gusobanukirwa ibikorwa mu madivi Wavuze se ko mubiziranye?
gusa icyambabaje ni ukuntu yambwiye yuko udahari yabona iyo nda yije akambwira ko yuko atakuzi ese yarambwira wimutse ryari kutambwira ngo mwimutse ngo nimuka erega nsobanura neza kugeza ibyo uvuga ntabwo mbyumva. ese ubundi kwize ubana nande mu rugo iwawe? mbana n'umusore witwa Gerard. mu minsi ishize yaramamagaye ngo adafite aho kuba ku musore yabanaga amwirukanye ndamufasha. nabaye iwabo mu gihe nigaga mu ntara. mu by'ukuri nari meze umwana mu rugo rero sinakwanga kumufasha. nuko rero umenye ko wikuruje shitani wawe. umva ngo urasenga sinzi amasengesho uzafata kugira ngo ririya dayimoni rive mu nzu iwawe. Calm down. kandi uzambwira reka ngusobanurire ukuntu byagenze. nakubwiye ko ahari iwanjye mpimukiye vuba kwizera umbwira ntabwo muzi. ngo shakira ndashaka ko yarimutse. Mama Divi ntabwo bizongera ndagikemura. mwiriwe Theo ngwino hano. asigaye agenda ku ishuri Theo. twatangiye kumva kandi wa mukobwa wenda gukeka kandi ntangiye kwemera n'ibyo bambwira. ariko wagira kumva amagambo y'abantu. nese kuki mataha kare ntabwo mwiga hamwe? neza twiga mu ishuri rimwe ko njye niga muri B bakiga muri C. umva Theo nutitwara neza ibyo ntibikureba by'amahungu wawe utagira ubwenge. niko aka kanya papa apfuye kuko wibagiwe ko yazize sida kigoryiwe. ndabizi nzirinda kandi nzi ubwenge. dore ufite amahirwe uri muzima ugomba kumenya ubwenge wava ku ishuri ukahita utaha. abasore bari hanze nawe ntiboroshye uranyumva Theo? humura gusa nawe ujye wenda amagambo y'abantu. yego ndabizi ndi imfubyi ariko sinshobora kwitwara nabi kuko nayize umuhigo wo kuzagushimisha nkakora mariage y'agatangaza nkakubahisha nka mukuru wanjye wandeze. ibyo bizaterwa nyine nuko uzabyitwaramo. Gera pfukama dusenge. mva kwiza numva ntangiye kurambirwa numva nanakurambiwe neza nakuboshye ndabikora ariko sinkunda umuntu umbangamira. amahoro please. gusa mubwiye nabi ariko Gera wabuze akamaro kujya kuryama ukabanza ugasenga. ariko wajya usenga wenyine ukandeka ubundi ari uzanjyana mu ijoro. Jesus Christ. ko numva abarokore be ntanyumirwa basakuza ngo umuntu wese azagenda ukwe cyangwa uzamara ifite. ndagushimye mwami mwiza dore gikomeye ushimye ko wanye natwe mwami uturinde uduhe inzu nziza tuganize bisaba ngize mu izina rya Yesu amen. ejo mushiki wanjye yaje kundeba kubaza aho ndi mbwira nabi nibyo? sisita wawe ejo nta muntu wageze hano umunsi wose. umva Gera vuga amatwi nyumve neza. aha ni iwanjye si iwawe urumva?
Yego boss ndakumva. sinshaka inzoga iwanjye, ubusambanyi ndetse n'ibiyobyabwenge, kuko ndabona ushaka utari mwiza habe na gato. Ariko kwize nanjye hari ibyo ngiye kugusaba. Sinshaka kura unsakuriza no buri murasenga. Kuko nanjye ujye iwacu sinigeze nkubangamira. Hamaye nka data. Nukuvuze cyane rwose. Sawa tugere tuzareba. Manuel Spanetti njya kujya. Nitwa Havugimana ndi umuvugabutumwa. Nanjye nitwa Kwizera. Nibyo pe urizeye Kwizera we. Gusa ugiye guhura n'ibibazo byinshi byiganjemo ibigeragezo mu rugo iwawe. Ndabibona uri mu masengesho y'iminsi 21. Saba Imana iguhe inkota yo kwihangana kugira ngo ubashe kurimbura ingabo z'umwijima. Ngaho urabeho. Umva mumfashe twishimire iyi nzu naguze manje. Iyi nzu nayiguze benshi barya neza. Niyo mpamvu benshi bamfuhira. Hari n'abo nacumbikiye. Ubu munsi basigaye barigize ba kabosi ariko nkabihanganira manje. Babwire manje kera, babwire. Umva manje. Ntabwo natinya kumuvuga. Kuko ntacyo yantwara. Kwize muri aka kanya bibagiwe nagukuye. Kwirirwa ubungana Bibiliya harya ngo urimo urashaka kuba pasiteri. Ashaka kugera ikirenge mu cya Yesu. Yanareba nabo ukamurusha. Uretse gato nari nibagiwe kuba perezida umusheri wanjye. Ndabizi ko abenshi muri mwebwe mutari mumuzima. Bamwita Fiona. Ndamukunda cyane nyine nko mubibona. Dabri, zamu umuziki. Cheza na mimi. Manuva ntabwo bufite ufata abantu nkaho umuntu w'inzererezi nkaho udafite aho ube sane sana atumura ukagenda usuzugura abantu nk'aba ngabo ukababusha kwishima bameze bati Uno Kwizera Somali. ariko njyewe narabikubwiye noneho ndabyiboneye
ubasanze mu buriri niba no kubasanga mu buriri sanze yatumiye abasore n'abakobwa benshi buri wese afite uwo babyina biteretse amayoga imbere wagira ngo ni mu rubyiniro. ariko se wafashe umwanzuro hakiri kare mwirukane hakiri kare. oya mama Divi ntabwo nahita mfite umwanzuro nonaha ngomba kumeza gusenga kandi hari umugabo munani ko nta kindi kiza kuri ibigeragezo mfite atari amasengesho. ako nimba bikunaniye wampaye uruhushya gato kareba ko ntararamutumura. tuza azahinduka ahubwo reka tumwe igihe dusenga genda bizi neza azahinduka. ariko se uyu musima kwera mukumva nuko yarameze wese ko yari umujura yari umusambanyi cyangwa umwiyemeza. erega kwizera hari ikintu uri muri irengagiza. ibiki? uzi ko ushaka kuzasanga ibintu byose byo mu nzu yabigurishije se uzamenya umushakira. umwanzuro nafashe ko ngomba kumugera ku mavi musengera kandi nta kinanira Imana azahinduka. wasanga arimo aramuzanye ngo ahinduke binyujije muri njye. gusa umenye ko hari igihe nzabyuka nabi ugasanga namwirukanye. ngiye ku rusengero nari nje kubwira ibyo mbonye ariko nyaboneka uzabigira ibanga. nzabivuga kuko njye ntabwo nakomeza kubyihanganira. musaza wanjye gusenga cyane bimaje kumuhindura ikigori gite. None se urabona bari mu magare mwana mana y'abagore yose yafata ahubwo hari n'ishati reka nyizane ujyanire hamwe nziza se kanzano rero mani ishati imeze nk'iyaho pasiteri kwe mani cyangwa urimo uragurisha imyenda y'amakipe mu bana mani mwana ibyo ntabwo bikureba uzanamunga ibyo ntibindeba gusa umenye ko biba ari bume yose ndi buyafate ariko yose nta kibazo buyafate gusa nawe wirinde kundya murya se mwana ahubwo wihute umwana ugiye kuza kunsura ndetse hano utede batangiye kumpamagara erega nawe ufite benshi mani komanga ijoro uvuye muri bwatsi tene icyo mwuka cyane ndi umukozi nawe nagiye mu cyaro ese bakwita nde mana nita Vincent Michael Jackson ushobora kuba ushekeje abona tudasasa izi mpamvu abantu bambwira ko nsa nawe kuririmba niwe no kubyina niwe neza njye na surebe yego ko babikore turebe Sheri? Ngwino urebe igitangaza kiri hano hantu. Ngwino urebe igitangaza kiri aha ngaha.
Vincent! We Vincent! Neza? Ngwino hano. Ishati yanjye n'inkweto zanjye biriya. Ako bose ko ejo hariho naje nabwirwa n'iki? Ntabwo mbyumva. Gerard ari he? Ntabwo mbizi mperuka ari kumwe n'umukobwa mu cyumba cyawe, umukobwa ari kumwerera ngo touch me, touch me. Ceceka! Ibyo ntabwo byo mubajije. Icyo nshaka ni ishati yanjye n'inkweto zanjye. Ngaruke nsanga wabibonye. Urumva? Izina rya Yesu. Yaguswe man. Inzoga nyinshi mwana. Ariko boss, ibi nabyo ntabyo birarambiranye. Ngizi inzoga ngaba bakobwa. Ariko boss bamwirukanye koko. Mama Divine, mbwira vuba ibyakwizera musaza wawe kuko ndabona bwije, ndabona igicuku kinishye kuko amaherezo yabyo simbizi. Shasi umuntu umaze usigaye avuga ko n'inzara arize. Ngo kudakubita imbwa byorora umusiga. Nagenda mwirukane cyangwa se nibimunanira. Mugende mubwire bakuru be baze bamwirukane. Aha. Ko kwizera yavuze se ko azahindurwa n'Imana. Ariko kwizera aba ari muri iki? Imana niyo izava mu ijuru ikamuhindura ku giti cye we adashaka guhinduka. Nagende yirukana inkozi y'ibibi. Mama Divi, reka ntahe wakwishinga ibyakwizera yarara muramuke. Ibyakwizera birarenze pe. Sheri wareka nkaza ejo ko numva ntameze neza. Ariko wajya ureka kwivumbura. None se niwambujije kuza nambaye imyenda y'ishuri? Sheri wambabarira ukayakundakara ko nabyibagiwe ko. Basi reka nze. Ariko Fiyo, wajya ureka ibyo bintu koko udatinye n'inda, nta nubwo watinya na sida koko. Rusumba izuba kandi kuzimu rugereyo batumye Yesu za mw'isi Yego shu. Waje kunsura kwa mukumbuye. Ndi mu rusengero muri repetition. Ngwino nze ndebe. Teriwe nabwo mu cyaha kandi mvuye gusenga. Nari mufite n'impano arakana naguteguriye. Repetition irabura iminota nk'itanu ngo irangire. Nirangira ndi buze. Saba nurangiza ubwonko bwe urambwira. Love you.
ambaye nka data nta no gusuhuza abantu. Umva mukobwa muto, Gerard ntawe uhari, yanambwiye ngo araza nijoro. Mani inyota iranyishe byasanga. Tujye kwa Gerard mani kunywa aya mazi. Ngo kwande? Kwa Gerard. Nta makuru ufite. Meze bite se mani? Mana nanga ari kwa Gerard aracumbikiwe isa bamwiruka. Ibishoboka. Ni gute se umuntu yabacumbikiwe akajya barozana abana mani? Umva bije. Ntabwo nari nzi abantu bazi kwiyangana kuri amani. Uziko tware kwa kwizera cya gipangu Gerard irirwa riretana imbere y'aba baby. Navugisha kuri se. Buriya Gerard ni imbwa mbi itajyana urwara rwo kwishima. Fiona arabizi. Ntabyazi nako nabyo bazi. Uko Gerard abakobwa beshya ni benshi man. Nika ko niba bashyira muri Sadomaro bazakwirwamo. Ariko nawe girira ikabyo. Kandi kibiki nuko bose babwira ko bakunda. None si wabona. Ese mani mwari tukajya mu myitozo ntabwo muzi ko ari match. Bose afashe umwanzuro kuko ibi ni ibintu. Nonesa tugira kwihangana. Biba byose bizarangira Gerard abonye byarimo akari ubusa byihorera. Ntaho byashoboka ko Gerard yahinduka. Azahinduka. Ndi kumusengera cyane kandi nta kinanira Imana. Abera umuntu muhari kutwumva akakwihorera. Imana yanjye icyaha ariko ikunda abanyabyaha. Nawe iramukunda. Bira byose abikwa ko atazi Yesu. Bose bimaze kunana uku kwezi ni gushira. Zatamfira mu cyanda abona ubuzima bwo mu gihe uri kunana. Oya. Rwose Gerard ntabwo utera ikibazo. Uzi ko ejo haje umukobwa amaze kwinjira hataracamo n'umunota. Hahita haza undi. Ngo yabyifashemo gute?
bose iyo atangira aba yarasabye ko namubeshye ko adahari. Ibaze ni ukuri. Gusa icyambabaje ni uko atangurira irindazi kandi ntamukijije. Shauri. Ndakumva. Ndatwite. Sawa. Erega we hari icyo udashaka kumva. Ibyo mwumwe byose sinshaka kubikora. Kuko kumwirukana si umuti. Ubu sinamumariye iki? None se hari icyo utamumariye? Erega kumucumbikira byonyine birahagije. Ariko aho bigeze aha nta muntu washobora kubyihanganira. Ngo nababyihanganira. Njye rero narabyihanganiye kandi ngomba gusoza urugamba. Erega Fabri narabikubwiye. Ikintu mpfa no kwizera nuko atajya yumva. Ese umunsi yakwiciye mu nzura ko abantu banywa urumogi nta muhibagira. Uzabigera ute? Erega ibyo tukubwira nibyo. Hari ibyo umuhungu yitwa nde? Ngo ni Gerard. Yakweretse ko adashobora guhinduka. Hateze rero guhinduka. Byose mubikura. Umukozi we byose arabitubwira. Ari no mu nzira zo kwigendera uzasigarane n'uwo Gerard bategereje ko azahinduka. Unyumve neza. Mama Divi. Urabizi ndakubaha uri mushiki wanjye. Ne Fabri. Uri inshuti yanjye magara. Ndakubaha. Ariko nimuteze kunshima ibarimo. Ahubwo nyine izindi ndimo kugeza nda Gerard. None se bikurimo nibikira. Gusenga. Njya ntabwo hagombye kumbwira gutyo. Nakubaje ngo tubigenze gute? Oya Njya sinshobora kuyikuramo. Ubu sinyishe. Nakubwiye ngo reka guteta umuntu mukuru. Keretse niba udashaka gukomeza amashuri yawe. None se ubonye nta wundi muto atari ukwica umwana? Ntabwo nari nzi ko umwicanyi bigeza. Ntabwo nari nzi ko nta mutima ugira. Nakubwiye ngo urashaka ko tubigenze gute? Urabona nda kwemera ko ikizamini cya leta twite. Ibyo ntabwo ari ngombwa. Shaka uko ubigenza mve mu rugo ko sinshaka kubimenya nkiriyo. Ubu namenye icyo ushaka kuvuga. Ntabwo ushaka ko iwanyu bavumbura ko utwite ukiri iwawe. Yego nyine. You know? Urashaka kuva iwanyu ukaza kuba hano. Yego nyine. Ibyo ntabwo bishoboka. Ngo ni ukuvuze.
yego ndinjira ndicara muganga atangira kungira inama mbese ubwo usanze waranduye wabyifata mute nanjye ndamubwira nti nabyakira ariko umutima udunda byahatari nuko arampima nsanga ndi muzima umva narishimye byahatari ntiwabyumva Fiyo ubaye iki Fiyo ubaye iki Fiyo ubaye iki shana navuye mu rugo ndi ibiryo bikonje Mana nziza mana igira neza nongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe data Uwiteka Mana y'ingabo uri Imana ikomeye uri igitare cy'amahanga uri igitare cy'agakiza kacu uri Imana ikomeye uri Imana igira neza reka data uje mwami ukomeye nongere mwekekera ati mwami mushize mu biganza byawe mu izina rya Yesu mwami mubature mukore mu byawe mu izina rya Yesu imyuka mibi yose ndashikoye gusa mu izina rya Yesu remusela bara data uje mwami genda umwana w'umuntu ntacyo nakora ariko mwami ndazi neza ko ushoboye ntabwo unanirwa mwami imbere byose birashoboka umubature mukore mu byaha mwami inzoga urusambanyi mu izina rya Yesu data uje mwami abakobwa tereta sambane mu izina rya Yesu tabara Gerard Yesu mwami ntabwo nshidikanya ku byo ngusabye nzi ko uri Imana ishoboye mwami ijambo ryawe ati mwami dusabe tuzahabwa mwami umuti wo kwihangana Gerard ukize yakumenye batuye mu izina rya Yesu Kristo mbese rinese yashidikanya amen kuri ahantu hasakuza Muhamagaye nagiye ku kibuga nagiye gukina basket. none se wagiye uruhande nkakubwira Navuye mu rusaku. uziko ndi kuva ku ishuri narukiye mu nzira Nose kuki wagiye ku ishuri kandi uzi ko utameze neza? ariko abana twigana bashobora kuba babimenye ariko nababwiye ko navuye mu rugo ndi ibiryo bidashyuhije Urumva ariko hageze haramutse ababimenye imyaka yabikomeje kwiyongera. Ariko sheri waretse ejo nkazakujyana ahantu umuntu akayikuramo. ngo kuyikuramo
Nese sheri ko numva mfite ubwoba. Bavuga ko abantu bayikuyemo bapfa ubuse mpfuye. Sawa nyine reka njye kumesa imyenda nzajyana. Ndakumva mukunzi. I love you too, honey. Eliza arakundangiye. Sereka igare ryari riri. Ntugire ikibazo, iri gare ni rizima cyane. Rizima? Ndabona ririho. Zamura turebe, zamura mbanze ndebe. Twakwigira imbere se tukandikira. Nta kibazo, reka tugende hariya aho nabona agapapuro dutora amasezerano. Kandi ikibazo cyose uzagira uzandebe. Nkwizere ko urabikora urayikuraho neza. Izo maze gukuramo uko zingana. Kabo uvuze cyane akabyumva ntabwo yakemera ko bayikura. None se mwinyi ufite n'izihe? Nkwizere ngo oya niba ushumva ufite ingenge mwira utanyizeye genda. Ndakwizeye nta kibazo genda. Nizere ko atari ubwa mbere ariko wa mugabo w'ibite byawe.
No. bishoboka bite bigenze bite n'ubundi ndabikwizaye baranyica umwana w'abandi no gusa njye ntabwo mbyumva neza. amakuru mfite ngo ni uko ejo mu gitondo hari abantu babonye Fiona n'uwo musore mu bana batega moto. Gusa njye akenshi mba nkibiri ku rusengero nta makuru yabo nzi. Mba mfite ubwoba bwinshi kuko ejo ntabwo nicyo muri bunange yabaye pe. Ejo nahamagara nimero ya Gerard nanga gucamo gusa nashaka kumubaza niba yamenye ko umukozi yatwibye. Allô? Oui? Oui, oui. Mukuru Fiona. Yego ni we. Uravugana na Dr. Jackson. Kuri le téléphone Côte Hospital. Nageraga mubwira yuko umurambo wa Fiona. No, ntibishoboka we. Sam, abashinzwe umutekano. Tugende. Gerard, byagenze gute? N'uyu murabana? Murabana? Yego. Turamujyanye. Kwize. Tugende. Tugende Basaba ikintu kimwe. Kwize. Mbabare ku byo nagukoreye byose. Waranyihanganiye komeza kubana n'inkozi bibi nkanjye. Naye ndashaka gukizwa nkakurikira Yesu. Iyo mbimenya kuva kare hose ntabwo ibi byose biba bimbayeho. Uzirengagiza ibyo nagukoreye byose. Yes, karibu. Yera. Mwiwe. Ukuri mugiye hangane buri hano iri kugwa ari nyinshi cyane. Icyo ntabonye uburyo banguka neza. Karibu, karibu. Fata agatebe rwose wicare.
Ikibazo ni atari. cyane Iragukubise nakumwe. Waje ari kwishe. hariya hantu utarahagera arahitiranye. Umuvandimwe ageze hano atinzeho gato ihangana imvura ni kwimera. Ariko urugendo rwo kuba muri gereza ibyo nakwita kutamenya. Gerard yarize yarahindutse. Nageze muri gereza sangayo inshuti. Aranyigisha, arampugura, ariko nahoranaga amarira adashira. Kwifuza kurya ibyo ushaka ntubibone, nta burenganzira na buke nari mfite. Ariko icyantangaje kurusha ikindi ni kwizera wankurikiranye no muri gereza kansanga yakangisha ijambo ry'Imana. Nza gufata umwanzuro ndakizwa. Mu Bakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 17. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Bya kera babishize dore byose bihindutse bishya. Munange ndimo ndakorera Kristo. Ariko ibyo byose nta mbaraga nari bubone zo kubikora, ko nari mubi ku rwego rwo hejuru. Kwizera niwe nabimushimira pe. Namusaba gahaguruka nkamuhobera ubwo igikorwa yakoze. Muri wowe harimo inkota yo kwihangana, baranyihanganiye. Ariko ko sinabura n'umwanya wo guca bugufi nkasaba imbabazi mukuru wa Fiona. Unyihanganire. N'umubi wankoresha uyu munsi byarahindutse. Namwe nkuko mumbona uko nguko siko nari meze. Ubu ndundi muntu. Ubu ndashima Imana kubwa rugendo maze ngendana nayo. Mu gihe kirekire namaze hariya. Shimira Imana yakoresheje kwizera. Akemera kuba igikoresho. Uyu munsi haba mpindutse. Nanabasaba namwe mwese. Musabe Imana ibahe inkota yo kwihangana. Mukomere. Hari benshi bameze nkanjye muzabasha guhindura. Rero Imana ibahe umugisha. Ubuzima hari ibyo duhura nabyo bikaduciye bikatubabaza umutima, bigasaba kwitabaza inkota yo kwihangana. Yesu ngwino umbere inkota, inkota yo kwihangana, inkota. Yesu ngwino umbere inkota, inkota yo kwihangana, inkota. Saba imbaraga utazi inkota yawe, dore imbere hari abanzi benshi. Uramenye udasubira inyuma, kandi urugamba warurangije. Yesu ngwino umbere inkota, inkota yo kwihangana, inkota. Yesu ngwino umbere inkota, inkota yo kwihangana, inkota.